ku isaha y'isa 10 z'igitondo nibwo imirimo yo gucuruza imboga n'imbuto ahangaha Nyabugogo ahitwa kuri City Valley ibirimbanyije, abaturage bagaturuka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali baje guhahira ahangaha Nyabugogo. Ahangaha hamaze kugaragara n'ikigega cy'imboga n'imbuto. Abakora ubu bucuruzi biganjemo abagore, n'umurimo ukorwa n'abashiritse ubute, dore ko bihana akazi abakarani babafasha kwikorera imizigo. Nta nyungu nyinshi turi kubona, ariko iyo biri kugenda neza amafaranga turababona. Ese nk'iyo ubonye ibihumbi 5 cyangwa 10 aba ari ayo ngayo. Ukuvuga ngo wenda ubyuka saa 9 n'igice ugatangira nka saa 10 urebye nibwo akazi kaba kademaye neza kugeza nka saa 2 saa 3. Ubundi dukorera amafaranga bitewe nuko akazi kaje muko kangana uwo munsi. Uko byagenda kose ishyushyu y'abantu urayibona, ugakorera nk'ibihumbi 5 cyangwa se 6 gusubiza hejuru. Kuri iri soko ry'imboga n'imbuto bya Nyabugogo uhasanga kandi bamwe mu bahinzi baba bizaniye imyaka yabo ku isoko n'urunyuranemo rw'abaguzi baturuka hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Durangura kuri make tukagenda tugacuruza tukungukaho nk'igihumbi cy'ibirayi by'abana. Nuko ariho umuntu ababasha kubona ku buryo bworoshye, ari nta kavuyo gahari kandi ubasha kubona ku buryo buhendutse. Hashize amezi 4 iri soko ritangiye, umubare munini w'abahakorera n'abahoze bacururiza ku dutaro mu muhanda. Tugira igice cy'abantu batifashije, tukagira n'igice cy'abantu bifashije, ariko nta muntu tubasha gusubiza inyuma. Uko aje iyo atubwiye ikibazo cye tubasha kucyakira. Ni 80% b'abazunguzayi, hafi ya bose iri soko rigizwe n'abazunguzayi, usanga ari bo bantu barimo benshi kurusha abandi. Nubwo bacuruza bikagenda, yaba abacuruzi cyangwa abaguzi bavuga ko ibiciro by'imboga n'imbuto bigenda bizamuka muri iki gihe cy'itumba, bitewe nuko mu bice by'icyaro aho izo mboga zituruka hatari imihanda myiza, bigatuma imodoka zigera kuri ibyo bicuruzwa bigoranye. Izo mboga ziganjemo ahanini amashu, isombe, dodo, inyanya, intoryi, karoti n'ibindi, ngo zituruka mu bice by'uburasirazuba bw'u Rwanda. Iyo bigeze saa 12 z'igitondo abaguzi nabo baturuka mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali baje guhaha imboga n'imbuto. Icyifuzo nuko bakeneye imboga n'imbuto bikiri bishya. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda i Kigali.